bashyizeho n'umunzani Eh, ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama mu ntara y'Iburengerazuba Ndamyimana Ndamyimana sinzi wari waribonye wowe wari waribonye washakaga ko bibuka ku itariki 6/2026 kwa kane ariko ahantu bamutereye muri yombi bikazamo na nyine niyahamwe ariko byari kugira ngo mukosore RIB ntabwo iteka ryose ifunga barakuzana bakawukosora bakaguhana bakakwereka umurongo ugenderaho impamvu byarimo nk'icyaha nuko abasha guhungabanya abandi hari umuntu wayibonye cyeke se yo kuribwa se nibaza umuntu aranditseho ngo ntibizongera sibyo kuri keke RIB bavuga ko buriya ngo kugira ngo ifunge umuntu byibuze biguhamagaje gatatu bwa mbere baragukosora ukora kuri social media bwa kabiri bakagukosora bwa gatatu bakakwereka umurongo bwa kane bakagufunga ni uburyo kinyine bw'abantu bababayemo ngo n'ubundi bahora bababaye ariko nago ubuziraherezo ugomba kwibuka n'ubundi ari gihe kijyanye kwibuka bikaba bihari ariko n'igihugu kikasubira mu buzima bwari busanzwe. twongeye kubasuhuza mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro bitambuka kuri .org show. Yego reka dusuhuze abaherereye mu ntara zitandukanye abari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru tutibagiwe abaherereye mu mujyi wa Kigali. Reka dusuhuze cyane cyane aba diaspora kuko kugeza uyu munsi kuri YouTube nibo tugira akantu dukuraho sibyo korona Hatari aba diaspora mu mpande zitandukanye abari mu East Africa Amerika turayibona ko badukurikira. Warubizi ko muri Amerika badukurikira ahubwo kurushaho ushobora gusanga barusha n'abakwegereye rero baravuga ngo nta muhanuzi wabo nicyo kibitera. Rero ni ukuvuga ngo ubu ni ukurushaho kunoza ibyo dukora nicyo dusezeranya nicyo dusezeranije abakunzi bacu siko biri yego. Hanyuma ngira ngo tumaze igihe tudakora neza nubwo muri iyi minsi twari turimo dushyiraho ibiganiro bijyanye n'ibihe tumazemo bijyanye n'iminsi 7 twari tumaze bigikomeza ariko iracyakomeje tuzibuka iminsi 100 ariko iriya minsi 7 yo aba ari umwihariko. Yego uyu munsi rero reka tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Ndumva nta gihe turi bukoreshe ntabwo turenze iminota 10 ni uko updating abantu. Nabonye kuri Radio Rwanda baragiye ngo ni ibyaciyeho mu minsi 7 n'icyumweru ibyacumi mu minsi 7 byose muri rusange se sinzi uko babyize rero baba bugiye go ndi kwibukamo gakeya ngo niba ari byaranze iminsi 7 nje ntago nyakunda kuyikurikira burangiye ubuzima bwanjye bwinshi bakuri social media bavuga ngo anima radio ngo amateleviziyo ntago nyakunda kubikurikira. Okay, natwe rero tugiye kuvuga kuri bimwe mu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Turasa n'abavuga mu nshamake twigendera. Dore nuvuga ngo kubera ko nk'icyo kibazo rubajije yego cya Radio Rwanda nuvuga ngo usanga twebwe ubuzima usanga social media ni nacyo RIB ivuga ati yaravuga ati nimba ukorera kuri social media gumye uzikoresha no muri ibi bihe. Yego niyo mpamvu rusanga nyine buri wese n'akazi ke kandi nahakura umugati ntabwo yari bakuru nyangunda kuyakurikira cyanire wambaza ibyo kuri social media byo nabikubwiye. Ahubwo nahoze nibaza bura muri dukomeza muri iyi minsi 100 abantu bazakomeza gukora ibiganiro byo kwibuka. Yego niyo ngo bigomba gukorwa mpaka kwibuka ubundi bihoraho n'ubuzerezo ariko impamvu bashyiraho aya mezi 3 urumva niyo ngo
ni uburyo ki nyine bw'abantu bababayemo n'ubundi bahora bababaye ariko ntago ubuziraherezo ugomba kwibuka n'ubundi hari igihe kijyanye kwibuka bikaba bihari ariko n'igihugu kigasubira mu buzima bwari busanzwe ariko ntago bivuze yuko bibagiwe kwibuka byahagaze. Okay, yego reka rero tudatinze dukomoze ku byagiye biranga cyangwa se ubwo turakomoza ku bitaragenze neza, ku bitaragenze mu gihe cyo kwibuka. Mu gihe cyo kwibuka tugiye guhera i Rusizi. Duhera i Rusizi. Rya tangazo ryasohotse rya RIB urarifite hafi aho? Ndarifite. Dusomere twumve icyo RIB yatangaje. Bashyizeho n'umunzani ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama mu ntara y'Iburengerazuba Ndamyimana sinzi wari waribonye wowe wari waribonye washakaga ko bibuka ku itariki 6/2026 kwa kane. Ubwo iryo sipfo ni ipfobya. Reka nkomeze turagenda turebamo ingingo yego ngo uregwa yabanje kuvuga ko yabisabwe n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo mu murenge abereye umuyobozi, nyuma aza guhamya ko byari amarangamutima yiwe. Hajemo ibyaha bingahe? Bibaye bibiri. Hajemo icyaha cyo gupfobya koko tuzi ko dutangira igihe cyo kwibuka ku itariki 7. Wabishyize we abishyize mbere no kuvuga ngo icya kabiri arabeshye nuba ngo abeshyeye abarokotse ko bamusabye kwibuka kuri 6 ariko nyuma yemera ko ari amarangamutima yiwe. Si icya kabiri? Ni icya kabiri. Ariko twabonye muri iyi minsi yashize nuba ngo hari ukuntu twitiranya ibyaha. Nibyo Thierry yavugaga ngo nujya gushyira ikintu kuri social media ujye ubanza wowe ushobora kugira wowe kikacunejeje ku giti cyawe kikunejeje cyangwa se mu bundi buryo, ariko ugomba no kwita ku bandi kuko ntago basobanukira ikintu wakoreye mu cyumba. Burereka nk'urugero rwa hafi impamvu bavuga ngo gusambana ni icyaha, ubundi impamvu ni iyihe? Byose si bimwe se? Ari umugore n'umugabo ibyo bakorera mu buriri babanje n'amategeko, ari n'abariya bari mu kigo ibyo bakora ni bimwe, ariko impamvu bibi cyaha nuko aho wagiye gukorera ibyo bintu cyangwa nanze urugero nabi, impamvu gusambanira mu ruhame ni icyaha gihanwa n'amategeko, sibyo? Gukora imibonano mpuzabitsina mu ruhame ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ariko impamvu bibi cyaha gihanwa n'amategeko nuko washatse kwereka ibintu abantu ubica mu mutwe, sibyo? Kuko nuba ngo wowe nimba usambaniye hariya nanjye nshobora guhita mbishaka. Ubica mu mutwe? Yego. Wabishe mu mutwe bariko nuba ngo nimba usambaniye hano mwaza ngasanga uri gusambana hano, sibyo? Mu muhanda. Turi kumwe. Wahita ubishaka. Nuba ngo nanjye yego. Nshobora guhita mbishaka. Ariko nimba ishaka ntabwo ndi bubashe kugira ibiki kubona kuri bya bindi uri kujya siri bubashe kubibona. Nuri bubime. Sibyo? Nutabima umutwe wanjye aragira gute harapfa, nshobora guhita mvaho ngaho nkajya gukora ibyaha, nshobora kubata umwana ku ngufu, nshobora gukora ibindi byaha nari nateguye. Ugiye ukamufasha se buriya bakubaraho icyaha cyo gufata ku ngufura. Umufashe gute? Ukamufata? Yego. Bari kubikora nawe ukagenda. Ntabwo icyaha gikosobwa ikindi. Nawe ukagenda oya ntabwo bari gufatana ku ngufu, bo bari kubikora ku bwumvikane. Wowe babikoze ku bwumvikane. Wowe wumvise ubishatse nawe uragiye ariko kubikora ku bwumvikane bwanyu ntabwo bigomba kujya hehe kuri ku karubanda. Nyine byagiye ku karubanda uri kubibona urabishaka. Bijye ku karubanda ngabishaka. Ukabishaka nawe uragiye uhise umukuraho nawe urabikora ubwo umukuraho ndabikora. Reka nkubwire nuba ngo ntabwo nzi ikintu amategeko ateganya, ariko byanga bikunda nje nkukuyeho ngabikora. Urumva babara nkaho twavwaniye wa mugore ahubwo ashobora kuturega turi babiri, ariko nabwo ntago amategeko afite byanga bikunda yabigena. Urumva afite ukuntu yabigena kuko nuba ngo wowe wandishije ibyo nashaka kujya, kuko nuba ngo niba nshonje naje nsanga uri kujya turwanira ibiryo byawe, ariko iyo ujya mu cyumba ukabirira mu cyumba ntabwo uri gusanga ngo turwane. Reka dukomeze tureka gutinda. Twikomereze twari tugiye kure yato twari gukora nari mvuze kuri abo kantu mvuga kuri abo bantu bapfobya. Hanyuma reka dukomeze kuri uyu muyobozi buriya iyo myitwarire unyihangana gakeya iyo nuzanago ninyisoje. Hari umuntu rero wapostinze keke, yego, no ngo yaragiye yandikaho ngo
never again kuri keke. uwo nawe Waramwumvishe? murangira Yego yamuvuzeho. umuvugizi wa RIB yamuvuzeho. Yego. Nuwo ngo uriya muntu mu by'ukuri yavuze ati nta cyaha yari afite. Ariko ahantu bamutereye muri yombi bikazamo nyine niyahamwe ariko byari kugira ngo mukosore. RIB ntabwo iteka ryose ifunga. Barakuzana bakawukosora bakaguhana bakakwereka umurongo ugenderaho. Impamvu byarimo nk'icyaha nuko abasha guhungabanya abandi. Hari umuntu wayibonye cyeke se yo kuribwa se? Nibaza umuntu aranditseho ngo ntibizongera, sibyo? Kuri keke. Tugeze mu gihe cyo kwibuka. Abantu bari kwibuka se bashyiraho keke zo kurya. Ariko asobanura ko uriya mugabo yakoze keke yari afite umudamu mu buryo bwo guhumuriza umudamu we, sibyo? Yari afite umudamu warokotse. Hari aho byarumvikanye. Ariko byumvikanaga ku giti cye. Ntabwo agomba kubishyira kuri social media ngo abyereke abantu bose. Ko karega ntabwo nyiri ubasha kumenya igisobanuro cyabyo. RIB nuko yaje kabisobanura kuko yamuhamagaye kabisobanuza. Ibaze batamuhamagara rero ngo bamusobanuze impamvu yakoze icyo kintu. Bikabikiri mu kiganiro. Ni nayo mpamvu iyo dukoze amakosa RIB yo kabyara iraduhamagaza ikabanza ikatugira inama ikadukosora. RIB bavuga ko buriya ngo kugira ngo ifunge umuntu byibuze biguhamagaje gatatu. Bwa mbere baragukosora ukora kuri social media. Bwa kabiri bakagukosora. Bwa gatatu bakakwereka umurongo, bwa kane bakagufunga. Reka dukomeze. Okay. Yego. Ngira ngo uyu munyamabanga twamuvaho? Oye, twamuvaho se twari bwamuvugeho. Nuwa ngo windamye Imana rero ariyo ngingo nyamukuru yacu dufite. Nuwa ngo ni umunyamabanga nshigabikorwa, ni gitifu w'umurenge. Gitifu w'umurenge. Yego. Ni gitifu w'umurenge wa Bugarama. Ni muri Rusizi. Ni muri Rusizi birumva. Noneho ngo yari afite n'ubundi kibazo kimaze iminsi. Nuwa ngo we ngo yafashe ngo mbere na mbere babanje kwiba iriya bandorori nyine yo kwibuka. Urayibona mbanye ko nubona ku nzibutso, ku bigo by'amashuri cyangwa harunaka bari bwibukire bateguye. Barayiba. Bayibye icyaha cya mbere umunsi wa mbere urashira narabimenyesha akarere. Ni nkuko bakibidarapo gitifu umurenge nabivuga. Ko ibidarapo. Ngaza avuga ati bandorori bayibye. Yabivuga. Cyo si icyaha cya mbere. Icya kabiri bivuga yuko yagiye kwibuka ahantu mu murenge wo muri Rusizi, agiye kwibukayo yanga ko bamufotora. Buriya hari ibintu tuvuga ngo biroroshye kangurugiro bwa hafi. Bagiye kwibuka ahantu twe tugiye gukora inkuru. Bakabyanga. Buriya ni icyaha. Ariko wa mugani buriya ntabwo umuntu yakabatanze mu mategeko. Oya. Ntabwo atanga mu mategeko urumva? Suko dukora. Ngo itangazamakuru nyine mu bwumvikane no kugerageza kugira ibiki kumvikanisha icy'ingenzi. Urumva buriya ni icyaha kuko ngo twebwe icyo dushinzwe ni kumenyekanisha ibyaranze igihugu cyacu, amateka yaranze igihugu, jenoside uko yakozwe mu gace muri buri gace. Kuko niyo mpamvu bafata agace kamwe bagashyira mu murage w'isi ngo aha hantu nyine ni ahantu h'umurage nyine bakahatunganya neza kugira ngo hatazibagirana. Rero natwe cyangwa tukajya hariya kwibuka tugafata ziriya nkuru batanga ubuhamya ni ibintu bitazibagirana rimwe. Ntabwo wabikora. N'umwana uzavuka azaza arebe havuga ngo ni urugero wenda ahantu mu murenge runaka, wenda tubare mu murenge wa Kibungo mu kagari ka Giteme habaye jenoside imeze gutya, uyu muntu yarokokeye aha ngaha watanze ubuhamya. Nicyo kintu bimaze. Niba bavuga ngo abantu mukoresha social media kubera iki bigiye cyo kwibuka mukazinga kamera mukazibika kandi tuba tubakene muri icyo gihe. Uyu mugabo nawe rero uyu mugitifu nyakubahwa yaragiyenga ko bamufotora, ariko bivugwa ko uwe mu kwa ko bamufotora ngo batanze itegeko yuko hari ahantu bari gushyira indabyo. Sibyo kuvwibutso. Nago ubwo bwibutso yashyizeho indabyo nago bwari muri gahunda. Ko barapanga bavuga ati wenda nkuko bavuga ngo akarere tuzibukira hana ujye ubona amatangazo y'uturere dutandukanye. Nabo bari batanze babahaye gahunda bagitifu imirenge ko indabo kumva zizashyirwa ku bwibutso runaka bateguye. We rero bagiye kwibuka kuri ubwo bwibutso urumva bagezeyo agenda ajyanye ururabyo. Mu by'ukuri aho ngaho ushobora gushishoza ugasanga nta cyaha kirimo, ahubwo ahantu yakoreye icyaha ni uko bari batanze gahunda y'iki y'aho bazashyira indabyo. We n'akarere kapanze ahantu wabirengaho. Ahandi yakoreye icyaha aba yaramenyesheje kuko ni gitifu umurenge atanga itegeko akavuga ngo nta muntu hano wemerewe gufotora hano. Urumva aha ni amafoto tugiye ko tuzibukira hanaha tuzashyira indabyo ku bwibutso runuru niba tuzafatira amafoto akabimenyesha.
sibyo yatanze itegeko ko rirenga hose we rero weho yari afite ikosa abaramenyesha avuga ati ntajye umuntu fotora yajyanye nyine ururabyo arushyirayo barafotora bagiye gufotora avuga ngo nawe mere gufotora ntihagire umuntu umfotora sibyo abivugira aho ngaho kuvwibutso iryo ni ikosa barakoze rindi ikurikiyeho abarabivuze mbere akabimenyesha ni gitifu umurenge yatanze itegeko riba ari itegeko sibyo iryo ribaye ikosa noneho ngo arongera yari twagarukagaho abeshya yuko ahangaha ku itariki 6 kwibuka kuri 6 hari aho wigeze ubyumva ntibibaho kuri 6 ni kuri 7 nicyo gihe gisetinze none se ari FPR yafashe igihugu igahita ivuga ngo bitewe n'igihe twaboneye jenoside yatangiye barabikurikiraga urumva ku itariki 7 n'abantu batanga ubuhamya akenshi bahera ku itariki 7 muri jenoside abandi ni nkuko muri 59 abantu bapfuye guhera muri 59 kuza kugeza 94 n'ubundi abatutsi barapfaga barabicaga ariko basetinze umurongo wango dushyizeho itariki 7 kuko nibwo ibintu byakomeye cyane sibyo wowe nka gitifu umurenge ushyira ku itariki 6 ariko bikavuga ko hari umuturage wabajije ikibazo bari mu nama arabaza ngo ariko twebwe ntabwo twashyiraho umugoroba wo kwibuka wo ku itariki 6 turi kumvikana umuturage yarabajije ngo mushyizeho umurongo wo kwibuka ku itariki 6 guhera nyine ku itariki 6 bugacya kuri 7 twibuka ariko naho byabaye kwibuka iyo bashyizeho umugoroba wo kwibuka aba ari ku itariki 7 sibyo ni mugoroba kuri 6 ntabwo byayibaho haraho ari bwabyumve oya uyu mugitifu rero yakoze amabara wo muri Rusizi ntabwo bibaho birabintu bango ku itariki 6 na hano na hamwe kwibuka byigeze bibaho n'umuntu wese unabitekereza n'umuturage ubitekereza abari gupfobya pe naga bari saba kuko nimba hari umurongo igihugu cyashyizeho kandi ukurikiye ubuhamya bwa buri muntu wese wa kiriya gihe nkatwe turi batoya nago kiriya gihe nari mare ngo mbe bisobanukiwe neza ariko ngendera ku buhamya abantu batanga bavuga ko ku itariki 7 niwo mugoroba wagoranye kugeza ku itariki 14 n'umuntu abantu baragumije barapfa kugeza mu kwezi kwa 7 ariko kuki bafashe ayo matariki bango byari bikomeye cyane iyo regitifu umurenge yifasha kuvuga ngo kuri 6 buriya ni reka ngurugero rwa hafi buriya yifatanyije n'ubundi yarashatse nge nabigeranya nka bari nabita ngo ni bigarasha arabavuga ngo jenoside ni yabaye sibyo ngo habaye jenoside ebyiri ibivugwa se niko byagenze se bira nawe nicyo ni nkaho ari cyo yashatse kuvuga kuko urongo yarafashe gufata nka jenoside ebyiri kuko tuzi ko twebwe jenoside yo mu Rwanda yakorewe abatutsi 94 yatangiye ku itariki 7 sibyo kwibuka nibyo biba ku itariki 7 kwibuka ni kuri 7 ariko n'ubwo bihuza n'amatariki yarakomeye jenoside uwe rero agashyiraho kuri 6 ubwo nubashyizeho iki jenoside ebyiri sibyo ni amakosa rero ni amakosa yakoze by'umwihariko nene hashyiraho kubeshyera abantu barokotse yarababeshyeye cyane aravuga ngo abarokotse jenoside ngo nibo bamusabye kwibuka kuri 7 ribi musingiriye aravuga ngo nababeshyeraga yaramaranga mutima yanjye ubwoba ariko bavuga ngo nimba uri umugabo ugakora ikintu gihagarara wemera ugirute ugihanirwe niyo mpamvu ejo nabazaga wa musaza ndamugani hari ibintu dukeneye ubuhamya tuba dukeneye ubuhamya bw'abarokotse ariko ntabwo bwafasha abanyarwanda ntabwo bwafasha urubyiruko gusa kuki abantu bakoze jenoside bo atasanga atanga ubuhamya twe mu rubyiruko duha ubuhamya tubwire uko bakoze biriya bintu ubundi babikoze batekereza iki bumvaga bimeze bite hari umugabo wayoboraga muri Kigali akarere yaravuze ngo twebwe ikintu cyatumye jenoside ikomera naramukunze yakoze jenoside arafunze ngo twumvaga nge nta modoka nagiraga ariko yavuga ati ikintu cyakomeje jenoside cyane nuko nge najyaga kwica mugenzi wanjye nzi ko nzatwara imodoka ye nzi ko nimara kumwica ndi butwara igare rye nzi ko nimara kumwica ndi butejya mu nzu ye abo nibo dukeneye rero aza atanga ubuhamya bubere n'isomo n'urubyiruko n'abari bakiri batoya kuko abantu bakuze bo barabizi sibyo hari umuntu wavuze ngo hari umugabo wavuze ngo ngewe jenoside nayonse mu mabere n'umwana mfite imyaka 5 turi kumvikana ubu rero nabwo dukeneye yuko ahubwo abana bari kuvuka ubu bonka ahubwo ubumwe ariko babukuye ku bande ku bantu baciye muri jenoside abayikoze n'abayikorewe
kuri ubu buhamya batanga bufasha bano bantu bato bakumva ikintu icyo ari cyo n'ubugome bwakoranye. yego reka dushimire abari badukurikiye. Ubwo turaza kugaruka mu masaha ari imbere tubabwira inkuru zigezweho. Inkuru n'ibiganiro byacu ni akagaruka buri munsi ariko twitsa cyanire muri ibi bihe turimo. Ibiganiro byacu bizitsa cyane muri ibi bihe turimo kugeza mu kwezi kwa karindwi, kandi twe kwibuka twiyubaka. Hari inuza ihari muri minsi bavuga ngo mfata ngufate nundekura ngubazwi. Murakoze cyane.